amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Haleluya. Umukiranutsi w'Uwiteka ntago azamureka, ahubwo ijisho ryiwe rihora rimureba uko bwije n'uko bukeye, bati mwana wanje uko ibyo nishimira nanjye ndakwishimira. Kandi ngo n'ugutwi k'Uwiteka kugahora k'uwo muntu. Murakoze. Dushimye Imana yongeye guturarika ikatwemera guruka ku iyi TV kugira ngo n'ubundi dukomeze kwivugira nkuko twabyiyemeje. Twemeje gukorera Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Niyo mpamvu yaba kuzuba yaba mu mvura tugomba gukorera Uwiteka Imana yacu, kandi tugomba gukorera Imana dusa nk'abasahuranwa uko iminsi irimo iraducika. Ubwo rero ntabwo aducika tavuze ubutumwa bwiza. Nkuko nabibabwiye, nitwa Pastor Umuhoza Aimable, umukozi w'Imana. Imana yamagaye mu gihe nk'iki ngiki ngo nyikorere mvuga ubutumwa mu gihe kidakwiriye mu gihe gikwiriye. Kano kanya rero nari ngarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo tugiye kuganira giva ku bantu bahiriwe abaribo. Ngo abahire, abantu bahiriwe abaribo. Ngo mu minsi ya none hari abantu bahiriwe muri iyi si kandi bafite n'imitungo mu buryo bugaragara. Abo ngabo barahiriwe, bafite amamodoka, bafite amavewiti, bakumva ko bahiriwe. Ariko tugiye kureba abantu bahiriwe abaribo. Haleluya. Ngo ushaka guhirwa mu isi ariko ntuzahirwa mu ijuru. Ikiza nuko wahirwa mu isi no mu ijuru gahirwa. Bibiliya nk'ijambo ry'Imana rero hari icyo rivuga ku bantu bahiriwe abaribo. Tugiye gutega amatwi twumve. Waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, waba uri hanze ya Afurika, mu Burayi, muri Oceania, muri Aziya, hirya no hino. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo ry'abahiriwe abaribo. Iryo jambo ry'Imana turasanga muri Zaburi ibice 32. Abango Zaburi yahimbwe na Dawidi, ni indirimbo ayimbishijwe ubwenge. Murongo wa mbere kuvuga ngo hahirwa wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Iteka atabaho gukiranirwa, umutima we nuwemo uburiganya. Haleluya. Abo naho rwo ni umuntu uhiriwe. Ngo hahirwa wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ibyo niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ntabwo ritubwiye ngo hahirwa umuntu ufite amamodoka menshi. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo hahirwa umuntu ufite abana benshi. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo hahirwa umuntu ufite ibifaranga byinshi kuri Beka cyangwa se kuri Populaire. Ntabwo bavuga ngo hahirwa umuntu ufite amasambu menshi, ahubwo ngo hahirwa wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Haleluya. Iri jambo ryo rinkomeza cyane. Iri jambo njya ndisoma navuga ngo burya hahirwa umuntu wababariwe ibyaha bye. Narinzi ko hahirwa umuntu ufite ibifaranga byinshi, naho kumbe hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro byiwe. Iri jambo ry'Imana nicyo jambo ry'ukuri kandi tubyumve. Wahahirwa umuntu w'Iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we nuwemo uburiganya. Haleluya. Hahirwa umuntu w'Iteka atabaraho gukiranirwa. Hahirwa umuntu utunganiye Uwiteka. Hahirwa umuntu ukora ibyo Uwiteka ashaka, kandi inzira ze nizire mu buriganya. Mu minsi ya none huzuye uburiganya. Mu minsi ya none abantu barimo barariganya abandi. Mu minsi ya none umuntu urimo uragira ikintu umukorera yarangiza kwitwa kukuriganya. Ariko dusanze ngo hahirwa Uwiteka atabaraho gukiranirwa mu mutima we, ngo ntagaragarweho iki uburiganya. Nshuti mwene data, iri jambo rishatse kugaragaza umuntu uhiriwe uwo ari we. Nubwo waburara ariko inzira zawe Uwiteka akaba zibona neza, umutima wawe akabona nta buriganya burimo, urahirwa. Haleluya. Dusome nanone ijambo hakurya, dukomeze hakurya gatoya. Hakurya gatoya tubwiye ngo tugiye mu bice 34 ku murongo wa 16 tubwiye ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari
ari ku gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite umutima umenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Haleluya. Bango ijambo riratubwira hano hakurya ngo Uwiteka, ngamaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo amaso y'Uwiteka, amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Haleluya. Umukiranutsi w'Uwiteka ntago azamureka, ahubwo ijisho ryiwe rihora rimureba uko bwije n'uko bukeye, bati mwana wanjye ukora ibyo nishimira, nanjye ndakwishimira. Kandi ngo n'ugutwi k'Uwiteka kugahora k'uwo muntu. Haleluya. Ese ntago wakishimira kubona amaso y'Uwiteka yahora kuri wowe? Ese ntago wakishimira kubona amatwi y'Uwiteka ari kuri wowe? Twabonye abantu bahiriwe abaribo, kandi tubonye n'abantu Uwiteka ahozaho amaso ye abaribo. Uwiteka abantu ahozaho amatwi yabo abaribo. Abo ngabo ni abakora ibyo gukiranuka. Haleluya. Ushaka gutekereza ukavuga ati ariko se kuki ngerageza nkakora ibyo gukiranuka ariko nkahura n'ibibazo, nkahura n'intambara byo muri iyi si, abantu bakanyanga, nahinga n'ibyere, kandi ngerageza gukora Uwiteka? Uwiteka ntago amaso yaba yamvuyeho. Hoya 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 hoya, ndaguhakaniye. Amaso y'Uwiteka akuriho. Vuga ngo Uwiteka akureba uko bwije n'uko bukeye, kandi akwitaho. Vuga ngo Uwiteka amaso ye ntago azigera kuvaho igihe cyose uzaba ukora ibyo gukiranuka, kandi ugutwi k'Uwiteka ntago kuzajya kukuvaho. Vuga ngo mu ntumwa za Yesu hariho witaga Yohana. Yohana ngo nguwo yahoraga yegereye Yesu cyane, akamwiyegereza aho Yesu ari, undi akumva ko ari we agomba kuba ari, akavuga ati nanjye ndamwicara uruhande. Ngo Yesu ngo ari wa mwigishwa Yohana, yari umwigishwa Yesu yakundaga cyane, yamuhozaga hijisho kubera ko yari inshuti ye kandi agakora ibyo gukiranuka. Natwe rero Yesu yagiye kujya mu ijoro ngo ngiye kubategurira hanyu, kuko inshuti yawe ubundi wumva wahorana nayo. Natwe tumva twahorana na Yesu, kandi Yesu nawe yumva twahorana nawe. Niyo mpamvu avuze ngo ntabwo mbasize nk'ipfubyi, ahubwo ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo aho nzaba namwe abe ariho muzajya mute abo tuzaba. Niyo mpamvu rero umuntu wese ukora ibyiza agakora ibyo gukiranuka, amaso y'Uwiteka amuriho. Ariko hari abandi bantu tubonyemo abantu babiri. Tubonye abantu bakora ibyo gukiranuka, tubona noneho ngo n'abantu ngo bitwa inkozi z'ibibi. Uwiteka hari amaso areba neza abantu b'abakiranutsi, ariko ngo hari n'igitsure. Avuga ngo igitsure ngo cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi babandi bakora ibyangwa n'Uwiteka, babandi bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kandi ntibagire gute ntibabashe kwihana. Ntabwo Uwiteka yanga ibyaha, ntabwo yanga abanyabyaha, ahubwo yanga ibyaha. Byari bikwiriye niba wumva nshuti muvandimwe mugenzi wanjye ari ibyo wakoze byo gukiranirwa, wari ukwiye kugira gute gukora ibyo gukiranuka, ukihana ibyaha byawe, Yesu akakwegera, amaraso ye akabasha kukweza, akagutunganya, kugira ngo tuzabashe kujyana ubwo azaba aje guhamagara amazina yawe. Nzumva izina ryanjye nawe uzumva izina ryawe, kwa ko wihanye tubashe gutumbagira uko Yesu agiye kuza. Uko umwumva icyo ijambo bivuga ngo twihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bw'Imana buri bugufiya. Niyo mpamvu abantu tugomba kwihana kugira ngo ijisho ry'Uwiteka ritubeho kandi ridukomeze. Nshuti bavandimwe uri hirya no hino rero, narinje kugira ngo mubwire aho uhiriwe uwo ari we.
nanjye kugira nkwereke umuntu ijisho ry'Uwiteka ririho n'umuntu igitsure cy'Uwiteka kiriho. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi, ba bandi bakora ibibi bakumva bagomba kubigumamo bagasayisha. Ariko kano kanya ushobora kuba wari wenda nawe wari muri babandi barebwa n'igitsure cy'Uwiteka, ariko wamara kumvira ijambo kuri iyi televiziyo ukavuga ati nanjye ngiye kwihana, nanjye nkimara kumvira ijambo ngiye kwihana. Kuko niwe Yesu yaje ashaka. Yesu ntabwo yaje gushaka intungane, ahubwo yaje gushaka intama yazimiye. Yaje gushaka abandi bakora ibyaha b'abanyabyaha kugira ngo abakwe mu bata bw'ibyaha abambure Satani abashe kubashyikiriza ubwami bwo mu ijuru. Kano kanya rero najya nkubwiye ngo niba wumva nawe wari mu byaha, ukumva warasayishije mu byaha, ukumva warasambanye cyane, waribye cyane, waratukanye bihagije, igihe cyari iki ngiki kugira ngo ubashe kwihana, usanga umwami Yesu akuruhure, amaraso ya Yesu akweze, agutunganye, kugira ngo kano kanya nawe uhinduke umwe mu baragwa, nawe ijisho rya Yesu ribashe kukureba neza, ijisho rya Yesu ribashe kukureba riguhoreho. Kandi muri andi yagiye gutegurira Ahabo, nawe uzaburiyo muri ya mazu meza Yesu yagiye gutegura. Hazabemo inzu yanjye, hazabemo n'inzu yawe. Wewe wakoraga ibyaha nkana ukabikora wiyongeza, kano kanya ndakwigize cyane ngo ca bugufiya, amaraso ya Yesu akugereho, amaraso ya Yesu akweze kandi agutunganye. Tugiye gusenga Imana nshuti muvandimwe, nakanya ngo ugire ikintu ukora, ugire ikintu wumva mu mutima wawe, ugire ikintu wiyungura, uvuga uti nanjye ndaje, ndashaka kwezwa n'amaraso ya Yesu, ndashaka kugira ngo ijisho ry'Imana rindebe neza, ndashaka kugira ngo muri bandi bahiriwe nanjye ndashaka guhirwa muri bandi bagize gute twasomye bahiriwe, babandi amaso y'Uwiteka ariho. Tugiye gusenga Imana rero. Ngaho nshuti muvandimwe, tekereza neza nanjye nekereze, tuzane umutima wacu tukize Uwiteka Imana abashe kudutunganya no kutweza. Uwiteka Imana yacu, Mana nzima kandi Mana nziza kandi Mana ikomeye, Mana ibabarira, Mana ifite imbabazi, turakwize cyane Mana ubwoko bwawe. Harimo abantu bumvishira ijambo, harimo n'abazaryumva. Uwiteka Imana akabasha kwihana, ubagirire neza, ubabarire, ijisho ryawe ry'igitsure urikure kuri bo, ahubwo Uwiteka Imana ubareba n'ijisho ryiza ryimuwe n'urukundo, kugira ngo nibasha kwihana tuzabashe kuzamuka. Ubwo Imana y'Uwiteka izabivuze, ubwo uzamuguhamagara amazina, nzumva izina ryanjye, nabo ngabo n'abazumva amazina yabo, tuzamuke tubashe gutumbagira tujye mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze ukuri Imana nziza, amaraso ya Yesu nadutunganye rwose. Kandi Uwiteka Imana wumvise ijambo wese rijya rimukora kandi igihe nawe rimushyira kandi ubasha kuryumvira, Uwiteka Imana uzamuha ubugingo buhoraho. Urakoze kubyumvishe kandi tugire neza, byambaje n'izina rya Yesu. Urakoze, amen.